na kucheza pamoja na malaika kule mbinguni, kuna mji wa amani. Kule mbinguni kuna mji wa amani. Kuna nalona ezalimboka ya kinya. Kuna nalona ezalimboka na kinya. Moka kituko toko yemba na manjelu. Toko yemba nzembo kituko toko yemba na manjelu. Kule mbinguni, kule mbinguni kuna mji wa amani. Kule mbinguni kuna mji wa amani. Bwana Yesu ninakuomba, nishike mkono Bwana, niingie paradiso. Kuna mji wa amani. Kule mbinguni kuna mji wa amani. Kule mbinguni kuna mji wa amani. Kwa nizimizi na kuranga amaboko yasome. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kadusome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 13:36. Wagira Bibiliya Kinyarwanda yadufasha kutumenya. Microphone ngaho. Act. Byakozwe n'intumwa 13:36. Diego, ngaho mumpera mkono. Uko Dawidi amaze gukora Imana yashatse mu gihe cye arasize. Imushiremo kugira ngo biyinjire hangaho. Anyway, akiriya. Kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira, ashirwa kuri ba sekuruza arabora. Amen. Iri jambo rivuga ngo mu gihe cye, hano mu rurimi rw'icyongereza bavuze ngo generation ye. Muri generation ye, mu bundi buryo mu rungano rwe mu bantu we. Dawudi ngo amaze gukorera, ngo abo mu gihe cye, ngo akorera Imana. Ndimo ndagerageza kubishyira mu rurimi rwacu. Ngo nuko Dawudi amaze gukorera abantu bo mu gihe cye, ngo kubw'ubushake bw'Imana, ngo arasinzira, ngo asanga basekuruza, ngo arabora. Imana ishimwe. Ndavuga gato ku kintu cya generation, igihe. Ubundi mu mateka generation ni urungano. Bibiliya ifite uburyo bwinshi definisa generation. Ihereye Abisirayeli, Yeremiya avuga ngo bazagira imyaka 70. Barifashe nk'igihe kizazi cyangwa generation. Igihe Yesu nanone yabwiye abantu bari ku musozi wa Elayono bari mu rusengero hakurya, aravuga ngo uruza
tiruzarangira ibibabwiye bitaraba. Icyo gihe babifashe mu myaka 40, imyaka 40 n'imyaka 70, biterwa na context ubivugiramo. Generation n'abantu ushobora gukorera igihe cyose ukiriho, aba contemporain, abantu bo mu gihe cyawe, abantu bo mu gihe cyawe, abantu muhuje. Si bo mu gihe cya Reverend, ariko nabaye mu gihe arimo, naramubonye akora, mubona nagenda. Mbere yuko yitaba twari kumwe ku muhungu we Hereke na Yafete na Shemu n'abandi twagiye na madame dusa n'abagiye kumusezera. Nyuma gato y'icyo gihe yaje, ko twagize akanya ko guseka n'abakanye bitawara dusanga tugira igihe cyiza, akagurupe k'abanyabijombo turi kumwe nawe. Icyo gihe yarabaraga cyane, afite uburibwe ariko agaseka. Ko murebye mbona ko agiye. Si uwo mu gihe cyanjye, ariko yakoze mu gihe nanjye nabayeho. Iyi generation buri gihe kigira abantu runaka Imana izanamo kuzana impinduka zitandukanye mu gihe cyawe. Kandi kugira ngo umuntu w'icyo gihe azongera aboneke, bifata nibura ya generation Yesu yavugaga y'imyaka 40. Bifata ikizazi, nuko ngo imyaka 40. Iyo myaka 40 nicyo gihe hongera kuboneka undi muntu wenda kumera nk'urya, cyangwa se ufite nk'ibyo nawe akora. Nta muntu usimbura undi, ntibibaho. Ariko hari umuntu ugerageza gukora nk'ibyo yakoraga. Hari ubwo yakora ibirenze cyangwa akora nk'ibyo, ariko ntawe usa n'undi. Igihe Martin Luther bamwishe, Martin Luther King muri Amerika yavugiraga ubwigenge bw'abirabura b'Abanyamerika. Yari umusore afite imyaka 39. Uwo munsi yari yavuye muri Atlanta, yazamukaga ibihumbi n'abantu bikamuca inyuma, babwira Abanyamerika ngo nimurekure, nimubohora abirabura. Hari yashyize imyaka 400, Perezida Lincoln yarashizeho itegeko rivuga ngo nimurekure abantu ntibazongere kuba imbata. Ariko gushyira iryo tegeko rya perezida, iryo teka rya perezida mu bikorwa byafashe igihe kinini cyane, kugeza muri za 60, ko muri za Texas cyangwa za Alabama hari imihanda imwe yabaga ari y'abazungu n'indi y'abirabura. Muri za Alabama hari amabisi umwirabura yinjiragamo, umuzungu yinjira agahaguruka akicara, bo bakagenda bahagaze. Icyo gihe hatangira abantu basakuza, umugore w'umwirabura yaravuye gukora ananiwe cyane, yicaye muri bisi. Umuzungu arinjira, umuzungu yinjiye, wa mugore yanga kuva ku ntebe. Shoferi yanga gutwara bisi, singitwara utarimukira umuzungu. Uwo mugore aranga, yitwaga Rosetta Park. Baramufata, polisi iraza iramukurubana n'imbwa mu muhanda. Hari umusore wari uvuye kwiga theology i Boston, yari umusore muto cyane w'umubatiste, yakundaga Imana. Bamaze kumwima doktora inshuro 3, akandika igitabo cya doktora, bakavuga ngo yagikopeye kugira gusa ngo umwirabura ataba dogiteri. Bamaze kumwima inshuro 3, Martin Luther King yandika, bakanga ko graduate. Ku nshuro ya 3 aramanuka ajya muri Atlanta, iwabo niho yaratuye, mu itorero ryabo ngo ni Ebeneza. Iryo torero narigiyemo iyobowe n'umusaza witwa Alexander Cameron yitavye Imana, ubu n'umuhungu we uriyoboye. Narigiyemo igihe Obama yarimo yiyamamaza. Muri iryo torero rero abwira abakristo, arabona ngo mwabonye amakuru ya Rosetta Park uko bamukurbanye hariya muri Alabama, bati none muhaguruke turwanire uburenganzira bwacu. Ntimutakare, ndimo ndavuga ko igihe generation abantu bakora mu gihe cyabo.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abana b'abasore barahaguruka mu majyaruguru za Michigan. Hari undi mwirabura wari wahagurutse witwa X Malcolm. X Malcolm we yafashe uruziko arababwira ngo ndagira ngo mbigishe itegeko rivuga ngo iryinyo kuryinyo, ijisho kujisho. Yigisha abasore babirabura kurwana za karateka, ingumi, gukubita abantu. Ngo nimuhura n'umuzungu mwice, nimuhura n'umuzungu mwice. Mu majyepfo Martin Luther King waravuga ngo no, tuzabanishesha urukundo. Nuhura nawe umubwiye ngo Yesu aragukunda. Nuhura nawe umubwiye ngo ndagukunda. Nagukurubana hasi umubwiye ati kurubana ariko ndagukunda. Bombi bafite teoloji zitandukanye. Uwo mu majyaruguru yari yarakuye inyigisho muri Egiputa, muri Egypte, hariya muri Misiri niho bamwigishije za Sharia. Naho Martin Luther we yagiye mu Buhindi gushaka uwitwa Gandhi. Mahatma Gandhi aramubwira ati ariko se nigute abazungu bavuye mu Bwongereza, abongereza bavuye mu Buhindi? Aramubwira ngo nje sinemera Yesu, ariko nasomye inyandiko za Yesu nizo zatumye mbasha guhangana n'abazungu. Ati nasomye aho Yesu yavuze ngo hahirwa. Ngo nibaza ndavuga ngo kurikije ibi bintu abazungu bava mu gihugu cyacu. Azigisha Abahindi bose Mahatma Gandhi. Igitondo kimwe Abongereza batanga independence, arataha ageze muri Amerika arasoma aravuga ngo urabizi mugenzi wanje Malcolm X we arimo aravuga ngo ijisho kujisho, ariko twe tubanesheje urukundo. Yesu ashimwe cyane. Urumva mu gihe cyabo bombi umwe yari afite filozofiye na teologiye, undi yari afite filozofi imitekerereze ye n'undi. Hanyuma Martin Luther King barahaguruka baragenda. Abasore bose barazamuka aravuga ngo tuzamuke twese turi Washington. Bagiye ibihumbi bitabarika n'abazungu barabasanga, abagore b'abazungu, abagabo b'abazungu bazamutse bose muri Amerika. Byari ibihumbi n'ibihumbagiza badashobora kubara. Uwo munsi atanga speech ye avuga, niho yavuze ngo nagize inzozi. Ngo nagize inzozi ngo mbona igihe kizagera muri iki gihugu ngo batazongera guhitamo umuntu ngo barebeye ku irangi rye, ibara rye, ngo ahubwo barebeye ku bumenyi no guhishurirwa ya content ya character ye. Donc uko ateye imiterere ye. Ngo kandi ngo ndabivuze ngo abana b'abakobwa banje babiri ngo bamubona bazagenda bafatanya n'abazungu mu mihanda ibintu bitaraha. Njyewe ndamuzi umukobwa wa Martin Luther King ni umukristo ubungubu yasengeraga mu itorero turaziranye. Ni babana bazi Imana bagira inshuti z'abazungu kandi nibo bisheze. Murabyumva bene da? Uyu mugabo rero umunsi wa nyuma wo kurangiza urugendo rwe yaragiye ajya muri Tennessee ahitwa Memphis. Yari yatumiwe n'uwitwa Ralph Abunesi. Uwo Ralph Abunesi afite umwana w'umuhungu turangana yitwa Ruturi, babitiriwe muri Afrique du Sud. Iyo duhuye bavuga ngo turi impanga twavukiye twembi ku itariki 15 z'ukumunani. Nyina twari kumwe uwo munsi ni umukecuru cyane. Nabo nibo bari batumiye Martin Luther King. Arimo yigisha muri etage hari umuntu ufite imbunda kugira ngo amwice. Yari afite imyaka 39. Uwo munsi aravuga ngo sinzi numva muri njyewe ngo nazamutse nka Mose mu mpinga y'umusozi hejuru. Ngo ndabona igihugu cy'amasezerano ngo ariko sizacinjira na none. Ngo ndakireba ngo ndakirangiza ngo ariko sinzakijya. Ngo ariko mwebwe muzakijya. Ngo have been on the mountain top. Ngo nagiye hejuru ku musozi. Ngo muriho ngo niba ndabona mwese mwinjira ibyo twarwaniye sinzabigeraho ariko nakibonye igihugu. Akivuga ijyo jambo urusato rumukubita arapfa. Ariko sigavuze ngo nyuma hazaza abantu batazongera kureba igikoba cyabo n'uruhu, bazareba ubwenge bwabo. Nyuma y'imyaka 40 avuze rya jambo, nicyo gihe Obama yabaye perezida wa Amerika. Icyo gihe cyose babayeho badafite ushobora gusimbura Martin Luther. Kugira ngo twongere tuzabone abantu nk'aba bakiye bisaba igihe kinini cyane, bisaba imyitozo myinshi. Kubyara Ishimayeli biroroshye, ariko kubyara Isaka biragoye. Isaka ni Imana imutegura. Kubyara Samweli bifata igihe,
ariko kuzara bene Peni na Biyoro. Basamweli n'abantu bazana impinduka mu gihe cyabo, hakazongera kuba igihe cya crise ndende imyaka 40 ya generation yarangiye. Ya generation cyagiye cy'imyaka 40 hakongera kuboneka wa muntu. Niyo mpamvu iyo dufite umuntu muri twe gukomeye tugomba kumubaha, kuko kugira ngo azabone kundi umeze nkawe bifata igihe. Revera urabizi ko twakubaha kugira ngo uzongere ubone uwo muntu. Isaka uzabyara Samweli. Basamweli ntibaza ari igisubizo cya Ana, no, baza ari igisubizo cy'igihugu. Iyana yagumze ntiyagumbiye uriya muryango wo kwa Hana, ahubwo ni igihugu Imana yari ishakisha. Sauli yagize imyaka 40 ku ngoma, imyaka 2 yonyine Imana yamukuyeho icyizere. Bifata imyaka 38 Imana kubona undi muntu ikinyejana ya myaka 40 kugira ngo Dawudi azaboneke. Zatwaye igihe. Imana iramukanda uwo muntu Imana igiye kurema, imukura mu bandi, azasa natwe, azameze nkatwe, azari umwana nkatwe, ariko Imana ikamutegura igihe kirekire. Abantu bakibaza ibyago n'amakuba barimo, bakibaza ibigeragezo n'ibibazo bagendemo igihe kirekire bikabashobera, ariko Imana irimicura kugira ngo izabone Dawudi. Yesu kugira ngo abantu Obama bazongere baboneke. Bibuza akantu gato, kugira ngo Obama aryame muri Maison Blanche yanze umumva ngo ni White House biragoye. Nari kumwe n'umusaza bita Joe Besley. Joe Besley niwe wakoranye na Martin Luther King, atubwira amakuru. Nari nicaranye nawe na Bishop Leonard, arambwira ngo Paul, ngo urabona iriya White House Obama aryamyemo, ngo umuntu wayubatse ni mwene wacu, ngo niwe yamwirabura niwe wayubatse. Amaze kubaka yanzu yasubiye yaravuga ngo mureke yitegereze, baramurasa ngo ntufite uburenganzira bwo kwireba. Bati none umwana wacu Obama yijyamyemo, yari umusaza ariterera hejuru pese, aravuga ngo ibintu biratangaje, ngo ibi nibyo twarwaniye na Martin Luther King. Ati nibi twarwaniye. Amasezerano dufite yose Imana igira igihe iyakuza. Amasezerano ni urubuto, amasezerano azayuzura neza akaba maturite imyaka 40. Imyaka 40 mu gihe cya Dawudi mwami w'abayonga. Ku ngoma ya Dawudi Isirayeli ntiyagize reveye ububyutse busanzwe gusa, yari ifite ububyutse mu gisirikare, kuko Dawudi niwe wari umukuru w'ingabo kandi akaba umuhanuzi. Isirayeli yagize ububyutse n'andi mahanga yose. Igihe cya Dawudi habaye intambara nke cyane. Igihe cya Dawudi nicyo gihe izina rya Isirayeli ryagize agaciro ku isi. N'abantu bari baturanye bose, abari batuye Tiro n'i Sidoni, abandi bo hirya no hino, abo bose bazaga kwa Dawudi kugira ngo bashime Imana ye. Dawudi yubatse igihugu kuko si wacubatse. Ikintu cya mbere yakoze gikomeye ni ugushiraho ihema rya Dawudi. Ihema abantu baririmbira Imana amasaha 24 batanu. Nicyo yakoze. Umunsi binjije isanduku Isiyoni rivuye kwa Aminadabu, yaragize imyaka 25 barizamura, barigejeje Isiyoni. Dawudi yaratanze, arabyina, arishima, yarazikija. Ariko ngo iyi Imana dukorera ni Imana iba mu mashini. Ahamagaza bene Yazafu bo muryango wa Lewi, arababwira ngo ndabasaba munshiremo abantu 288
mufate buri bantu amasaha 28 yo guhimbaza kugeza ubwami bwanjye buraza, cyangwa muzakomeza. Afata bene dutuni, arababwira ati mwebwe muze mufata inanga n'ingiro nabo kwa Hamani, muririmbira Imana kandi muhanurishe Nebeli. Nuko ngo winjiraga aho mu ihema, imbaraga zose za Isirayeli zara kwisanuko ry'Imana. Ariko nanone atinya gukora ku ihema ry'Igibiyoni ku musozi hejuru. Aha yahise gusigisha Ragati ashiramo rya hema, ariko ku musozi w'Igibiyoni hejuru niho hari igicaniro cy'umuringa. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Kubera kuzana ubwiza bw'Imana mu gihugu, ubwami bwa Dawudi bwaragutse aramenyekana. Kugeza n'uyu munsi Dawudi aracyavuga. Iyo ugiye muri Isirayeli muja mu cyumba cyo hejuru mu mujyi w'Isiyoni. Muri icyo cyumba cyo hejuru niho baririye Pasaka n'ababigishwa be, niho bakiriye umwuka wera. Munsi yaho ni inzu y'etaje iri hejuru, munsi hari isanduku rya Dawudi. Uhasanga abayuda igihe cyose barimo bakubita imitwe kuri iryo sanduku bavuga ngo Mana tugarurire Dawudi, tugarurire Dawudi. Umunsi wa Pentekote niho Petero yahagaze arababwira ngo Dawudi muvuga yarapfuye arabora, ngo ariko uwo mbabwira we, haleluya, ngo urupfu rwamufashe ngo yarasohotse. Yari babwira abayuda bari hasi barimo bakubita imitwe kuri ya sanduku, arababwira ngo uyu murimo muramya yarangiye yarabuze, yasanze basekuru, ngo ariko uwo mbabwira njyewe ngo Imana ntiyemeye ko, haleluya, urupfu rumugumana hasi. Abantu barongo wa mugabo ngo cyumise imitima yabo, ngo tubigenze mute temi mwaka mukizwe muhindukiye, haleluya, kugira ngo igihe cyo guhembuka kize kivuye ku Mana. Haleluya, haleluya. Dawudi yakoze mu gihe cye ararya, hanyuma mu rubyaro rwe hazuka mwene Dawudi. Uyu mwene Dawudi niwe bantu babatubwiye. Uyu Yesu tuvuga na hatwamumvi, uyu Yesu tuvuga akanwa kawe ko katwigisha. Haleluya. Niyo mpamvu nababwiye ngo tafite ideni nayo turahari, kandi noneho twebwe aho dutandukaniye nawe, we yavaga mu bijombo kuzagera ibuvira yazi kugenda arirukaga cyane, kagera ibuvira ejo akajibuka bakavuga ijambo ry'Imana. Ariko twe turaho bunyine muri yose ariko baradukurikira mu gihe cyabo ntibagize, twe twarabigize. Ariko ibaziyo refera agira ibiri cyangwa Simoni Muzesi bagira ibintu dufite. Bamuzesi Simoni twumva ko bagiye muri za Tanzania, tugumva ko bahabitse. Uzi ko batubwira amakuru ya Tanzania bwa ngo ni mu ijuru. Twari tuzi ko Tanzania ni mu ijuru, kandi hari kure mu bitekerezo. Siko byari bimeze, kuko igihe cyabo bavaga muri Kongo kaja Tanzania kuvuga ubutumwa, tukuva bari ngo bageze Bujumbura. Mumva se nizo kuvuga ngo aranga ubure president Kinshasa, umujyi w'Kinshasa, umujyi w'Kinshasa, ariko bagezeyo. Haleluya, 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 haleluya. Babuye ukundi Imana yacu ari Imana y'igitanga. Igihe turi kuri Kavimvira ntaravuka, sizi icyo gihe ngo abantu batangiye gutaha abajaruguru, papa aragenda na Karikofi, bageze mu misozi bararyama gatoya. Karikofi arazuka ari kuriruka, aramubwira ati Andre ngo reba kariya kadege, arakanyuza ngo rirebiye mushobora gutwara niwe twarushe, ngo uracabyara umwana w'umuhungu ngo azagutwara muri iriya ndege. Wibaze muri 60 ngo azabyara umwana w'umuhungu niwe uzamutwara mu ndege. Mwumva amasezerano Imana ibisha ya myaka 40. Ni Mungu wa kizazi, ni Imana ya generation. Haleluya, ni Imana ya generation. Ibyo bintu barabihikamo bina Karikofi ngo barabyandika barakije. Ejo bundi muri 2 papa sigaje umwaka gwapfe, Karikofi yaje kumuramutsa, barambwira ngo uzaramutse Karikofi.
geze hariya kariko faratangiye jamundi mi papa nawe azana kaga kayeke wakiraso ubwo yaravuye nari muvanye mu ndege avuye mu Bubiligi, mu ndege avuye muri Amerika, mu ndege avuye muri Israel. Abona kunyereka ivyo bintu yarabibishe bakaza hakize igihe gitara temuge kutabimbwiye igihe cyose ngo hari icyo bitwaye ngo tubibone. Iyi myaka yose warubitse ibintu. Haleluya. Rero bamuze tibababara ba Dawudi twaravutse turahari maboko yaragira ngo funga nandika igitabo cyawe abasi ba Dawudi si generation. Nukuvuga ngo n'ubundi bari bakorera muri grâce mu buntu. Ubundi iyo Elishaje Eliyagiye none se bagitwaza n'abamaboko n'amasengo twaza bamuze Simoni bakakomeza kubaho n'abamuze Revera. Ahubwo iyo babaye babatorera gusa bagira iki icyakutugoraga kinini bakizi wakivuze kwari ukwigisha bahari. Sinigeze mbona data yinjira muri biro, yarinjiraga muri biro agakuramo ingofero yarangiza akandambitsa gutya kumva ahubwo ariko ibi ni ibiki akavuga ngo yayi Imana yaguhaye icyubahiro yarangiza ngo none ngo uca mu rugo mu mugoroba kavuga hari ikibazo nagerayo akambwira ngo bijya wigishije ngo hariya ngo siko bibirivu kandi gasanga ateguye agapapuro kari ibipande bikontre dizito navuze byo nari sigaye senga ngo ntazi uyu munsi kucyumva namubona n'abafisi uyu muntu kandi ntabo mutumira ko nuwanjye yari yamutumiye ngasenga ku cyumweru ngo agire itorero rimutumira agenda ariko nawe agakunda hariya bibi kandi yese papa wabuze itike tugushakira umuwoye yawe ntaza hari ibaze kwigisha babazehe bara ni intimidation baratuwe intimida ariko nanone bafite fier kubona abana babo bafite fier baratubonye dukora umurimo w'Imana mu makosa niko umwana amera uragwa hasi ukabusuzwa niko batureba baratureza. Yesu ashimwe cyane. Rero Dawudi nagenda aruhu ikindi kizazi cyane kandi ko kirakora. Haleluya. Amen. Yesu aravuga ngo mubwire Yohana umubatizi wikindi kizazi cyane bwimpomye ko ziragumuka ibiremo bikagenda mumubwire ndagira ikibazo we nasinzi ariko naje none papa ruhuka turahari ikivi tuzacuza aho tunaniwe abantu bacu nabo bafabye n'abandi bazakomereza. Amen. Ndangiriye kuraka namukundiraga kudukosora mu ndirimbo umunsi umwe twarayirimbye iyo ndirimbo twarayigishijwe n'umushi wabaga kwa Pastor Enoke muri bya Mungu. Danieli mtu wa Mungu aliona wanyama wane, siri yake ni siri kubwa, mwisho wa dunia. Tuyirangije Revera arahaguruka ngo mwicane izo nyamaswa zine murazizi zitabyibagi twari mu mwuka ko twishime twabonye indirimbo ishivuye ikazi ariko indirimbo nshya zapfuye ahantu twarayipese turayiririmba turangije aratureka turangije aravuga ngo iriya ndirimbo mwaririmbye ngo wanyama wane murabazi batoye baba iyo kwa kuririmba indirimbo ivuye kuri undi munsi yaza kora seriza cyane twarimba mu gisimba twagira ngo damu ya Yesu ni yabure, damu ya Yesu ni yabure, damu ya Yesu murayibuka damu ya Yesu araduhamagara ngo yanditse ngo damu ya Yesu ni yagari thamani ya thamani tena sisi Kiswahili yatubia thamani ya thamani tena
arabitwereka muri Petero ngo muhindure mujye mvuga ngo damu ya Yesu ni ya bei, ni ya bei. Twana tubihindura umunsi damu ya Yesu ni ya bei, damu ya Yesu tukibagiwe ngo ni ya bure, ngo yavuze ngo ni ya bei, cyangwa twayigiye guhindura ya bei na ya bure. Donc en fait barababyeyi barera babonaga intege z'abana bakishimira kudukosora ngo tuzave mu bantu bazima. Imana imuhe iruhukiro ryiza. Reka dusenga. Ibyiza yakoze bifite mu mufasha, Imana ibanishimwe cyane. Ni umfasha muri byose bikomeye, Imana ibanishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwarize, ahinduriye imibabaro n'umunezero. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ibanishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose nikwarize, ahinduriye imibabaro kwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Haleluya! Mana turagushima kugira neza, turagushima ko nawe yongeye kwinjira muri za ntwari zo kwizera. Ubu mu gitabo cyawe haranditswe ngo ruhuka imirimo yawe gukurikira. Hagiye muri za ntwari zo kwizera, cya gicucu cy'abahamya abarimo batuzengurutse. Ndagushima Mwana ko imyuka yatunganijwe yose uyu mwanya nawe ayicaye. Ushimwe ku mirimo yakoze mu gihe cye, ku mirimo yakoze. Ndagushima ko muturindiye kugeza uyu munsi, twongeye kumwibuka tumusezera. Ingororano ye irahari. Usigare n'umuryango we, abana be, abuzukuru n'abuzukuruza, se n'utuvivi bose ukomeza ubane. Uyu murage ntibazawutakaze, bazakomeza bakuvuga mu busaza bwabo kugeza nabo batahanye ubuhamya bwiza. Ni mu izina rya Yesu, amen. Reka mbasabe ko duha ijambo ry'Imana cyane. Pastor Ezayi, korasi ngufi, hanyuma tugiye kwakira abandi bantu batatu bavuga. Nitumara kuririmba turumva famiye ya Andrea Kajarika baraduha umuntu umwe kugira icyo avuga, hanyuma baraza gukurikirana na famiye ya Tabazi, nabo batubwiye ko baza kuvugamo abantu babiri. Korasi nto, hanyuma wakire abatanga ubuhamya. Mwokozi wangu ni mwamba